Nshuti bakuzi ba The Book TV n'ishuri ryo gusenga TV, ndabasuhuje nje mu kiganiro cya nimugoroba. Ni ikiganiro kiri buze kumara igihe gito nkakomeza urugendo, mbaye mpagaze muri centre d'achat kugira ngo tuganireho gatoya. Ibiganiro bitoya nsigaye mbikunda cyane kuko bimpa umwanya wo kuvuga ibyo niramwe mu mutima, ibyo nagiye ntekerezaho, ibyo Imana yashyize ku mutima, ibyo Imana yampishuriye simbirarane, kuko hari igihe ngera mu rugo nashaka kugira icyo nkora nkumva ndananiwe cyane bitewe n'akazi niriwemo, ariko Imana ishimwe nyine ko yampaye buno buryo bwo kugenda mpinduranya, nkagaragara inyuma ya kamera n'imbere ya kamera, ngahagarara nkavuga. Kandi nk'uko nababwiye ni recommandation nahawe n'Imana kujya mbaha amakuru ntayaranzitse, kuko amakuru niyo y'urugamba, niyo atuma dufata ibyemezo bizima. Ibyemezo bizima bituma tumenya aho dukandagira. Ntabwo ndi jyenyine ndi gutanga amakuru, turi benshi bari gutanga amakuru. Rimwe na rimwe ukumva amakuru turi gutanga ari kugenda avuguruzanya, ntabwo nzi impamvu yabyo, ariko nabyo ni umugambi ukomeye wa Satani utuma amakuru tugenda dutanga agenda avuguruzanya. Gusa icyo mbasaba mwebwe mwumva amakuru tuvuga, mujye mukora ubushakashatsi bwanyu kandi munasenge, mubaze Imana. Ijambo ry'Imana navuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo, nujya guca iburyo cyangwa ibumoso uzumva ijwi ngo iyi niyo nzira aba ariyo ucamo. Nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo, nujya guca iburyo cyangwa ibumoso uzumva ijwi ngo iyi niyo nzira aba ariyo ucamo. Isi imaze kwigabanyamo ibice, ibihugu bimaze gutunda umurongo imbere inyuma ya ideoloji. Hari abatonze umurongo inyuma y'umugambi ukomeye wa Satani wo guhereza isi ndetse n'abayituye Antikristo, bamaze kurimbura benshi. Hari abatonze umurongo inyuma y'umugambi w'Imana wo gukiza benshi ndetse no gutegura itorero kugira ngo ryakire nk'umugeni wa Kristo, ryakire Yesu Kristo ugiye kwima ingoma. Buri gice gifite abakangurambaga bacyo bakibwira. Natwe Imana yaraduhamagaye, ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi. Hari igihe mvuga gutyo abantu kugira ngo ni ukwiyemera, ariko Imana yaduhamagaye kugira ngo tuvuge ibintu abantu benshi batinye kuvuga cyangwa batari kubona. Tubona ibyo batabona, twumva ibyo batumva, dusobanukirwa ibyo batabasha gusobanukirwa, twigerera aho batabasha kugera, kuko tugera imbere y'Imana tukayibaza n'Imana ikadusubiza. Naje rero mu kiganiro kugira ngo mpamagarire abakristo cyane cyane abumva ikinyarwanda, ko nicyo ndi kuvuga, aho bari hose ku isi, kugira ngo mutangire kugabanya zone d'intervention y'amasengesho yanyu. Mugabanye zone d'intervention y'amasengesho, mumanure gatoya, muvane zone d'intervention ku isi yose. Ibyo gusengera Trump, ndabizi ko mugumye kumusengera rimwe na rimwe. En general yaratsinze, byararangiye. Ibyo agomba gukora agomba kubikora, Imana igomba kumuhagararaho. Abamusengera barahari, cyane cyane abatuye mu gihugu cye, abatuye mu gihugu ari kuyobora, kuko Satani afite umugambi wo guhindura igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu kirimo intambara ya guerre civile, intambara y'abaturage. Ni igihugu gifite ubwatsi bwumye bwinshi cyane, ku buryo gukongeza nk'umuriro byoroshye. Harimo imbunda, harimo ibintu byinshi cyane, harimo ibiyobyabwenge, harimo ibintu byinshi, harimo ibyaha bikomeye cyane. Kandi wumva ko Trump ngo agiye guhagurukira cyane cyane nk'ibi byo gushimuta abana, bakabajyana bakabakoresha ibyamfura mbi, barangiza bakanabica, bakabatamba bitambo. Ubwami bw'umwijima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abana barashimutwa cyane, bakagurishwa, bakatangwaho ibitambo. Abana byibura ngo bagera mu 300 barashimuswe, kandi bagomba kubarokariza.
hari ibintu byinshi cyane, ubona ko uyu mugabo uri hano hepfo Trump yahagurukiye, ariko ngewe ndagira ngo mbagarure mwebwe abanyarwanda, mwebwe abarundi, mwebwe abanyekongo mwumva ikinyarwanda, abantu miliyoni 40 mwumva ikinyarwanda, kugira ngo musengere akarere k'ibiyaga bigari, mugasengere cyane kuko akarere k'ibiyaga bigari nako gafite umugambi mubisha w'umwijima Satani yagateguriye. Mugasengere cyane, mureke kunyanyagiza amasengesho. Jewe vraiment ntababeshye, ntago ngisengera Trump, kumuvuga namuvuga, kandi inshuro nyinshi uko nagiye mvuga, nagiye nsubiramo nkongera ngasubiramo nongera mbisubiremo. Ntabwo Trump ari umucunguzi w'itorero, ntabwo Trump ari umucunguzi wa Kristo, ntabwo uriya wo muri Rusiya Putin ari umucunguzi w'itorero, ntabwo ari umucunguzi wa Kristo, ntabwo banatanyaho n'abandi ba Macron n'abandi na wa mugore wari ugiye gutorwa, nta kintu na kimwe bagomba kumarira itorero rya Kristo, kuko n'ubundi itorero rya Kristo aribereye maso kandi ryubatse ku rutare, kandi ndi mu itorero rya Kristo. Nahamagaye no kuguhamagara kukangura itorero rya Kristo. Imana ishimwe cyane. Rero hari abantu benshi ndi kumva bari kufata uriya mugabo nk'igitangaza cyangwa nk'imana iri mu isi. Njyewe ndi kumva, njyewe mara umwanya iyo nva ku kazi mfata igihe nkareba nk'amavideo, nkahitamo nk'imwe nkagenda nyumva. Maze kumva video numva ndatangaye cyane, kuki uriya mugabo mushaka kumufata nk'imana. Numvise mwene data umwe ari kuvuga ati igihe muzabona arwanyije imigambi yose ya Antikristo, kereka nimba ari ikibazo cya terminology. Hari igihe abantu bari gukina n'amagambo, ariko ubundi logiquement parlant nta muntu ushobora kurwanya imigambi yose ya Antikristo ngo ayishobore. Icyo ni ikintu umuntu nka Trump uhumeka umuka amazuru azarwana urugamba urwashoboye, arwana agarukiriza hashoboye, ibyo adashoboye bimunanire, kuko ntabwo ari Imana. Icyo cyo mugomba kubimenya. Azarwana. Ubu se urugero rworoshye, agize ibyo ategeka ngo byubahirizwe mu Rwanda, babyubahiriza. Ababwiye ati ngaho guhera no munsi mutangire mwiruke inyuma, mufate abaganga ndetse n'abandi bose bafashe ibyemezo byo gukingira abantu ku ngufu, mu Rwanda babyubahiriza. Ibyo ni ibyoroshye bigaragara. Avuze ati abantu bakora n'imyuka y'abadayimoni, imyuka y'abarangi, imyuka y'abazimu, imyuka ya kabare y'abayahudi, imyuka bakaba barashinze insengero, bakaba bari kuyobya benshi, kandi ko nawe ari umugambi ukomeye wa Antikristo wo kuyobya benshi no kurimbuza benshi. Nibahagarare, nibafate, babagire gute byashoboka. Ibi bintu byo gufata uriya mugabo nk'imana reka tubireke, ndetse tureke kunyanyagiza amasengesho. Dusenge twebwe, dusengera ibihugu byacu. Imana iduha abayobozi, cyangwa se kore ku mitima y'abayobozi bacu, batangire kuyobora mu buryo buzatuma abantu benshi bakira umugambi ukomeye wo kurimbura benshi wa Antikristo ndetse na Satani, haba mu Burundi, haba mu Rwanda, haba muri Kongo, haba ahantu hose. Hari ibintu mperutse hari igihe nsoma nk'ibinyamakuru nkareba nkibaza ibintu numva biranyebeye. Hari igihe mperutse uyu mugabo nyine Trump amaze gutorwa, nyuma y'amasaha 28 hari umunyamakuru wabaze rwose amasaha 28 arangiye, ko yari yavuze ngo ngewe nemara kujya kuba perezida amasaha 28 nzaba ndangije intambara yo muri Ukraine. Cyangwa ntabwo muzi uko abantu bavuga iyo biyamamaza. Nuko noneho hari umunyamakuru wari waregeye rwose amasaha 28 arangiye, ahita sori intuze article ivuga ngo Trump yari yavuze ko amasaha 28 amaze gutorwa intambara yo muri Ukraine ibihagaze, none ntiyahagaze. Ibyo bintu no gukina n'amagambo, no gukina n'ibitekerezo by'abantu, cyane cyane abafite intege nke zo gutekereza. Nagira ngo mbabwire rwose ndashidikanya yuko mu buryo bwo gutegura ubwonko bwacu kugira ngo buzabe butakibasha gusobanukirwa ibihe dusohoyemo, n'ibi by'amasmartphone, bya YouTube, bya TikTok, ibintu bihita imbere yacu bitarangira, bituma abantu barabaye mu mbabare gukoresha iryo jambo. Abantu benshi bamaze kuba nk'ibijibwe, ntabwo bakibasha gutekereza neza,
nta nubwo bakibasha kuvunika bateba bakoresha ubwonko batekereza. Mujye tujye tubabwira ibintu byeruye rwose, tubivuge neza mu buryo bweruye, mu buryo buri bugaragara, abantu bamenye bave muri confusion. Nk'ibi by'intambara yo muri Ukraine ndi kubateguraho ikiganiro nzagisohora, ariko nagira ngo babwire ko Ukraine buriya yamaze kugabagabana. Banki ikomeye ku isi yitwa Goldman Sachs, ni banki ikomeye ku isi, abantu benshi bazi ubundi banki mondiale, ariko Goldman Sachs yengeje banki mondiale. Niyo yakoze plan ya portefeuille yo kugabagabana igihugu cya Ukraine kugira ngo bazakivanemo inyungu nyinshi cyane mu gihe cyo kucyubaka, igihe intambara izaba irangiye. Ibihugu by'i Burayi, amakampani y'i Burayi, aya mafaranga yose mubona ngo ajya muri Ukraine kugura imbunda zo gusenya no kwica, ni amafaranga yo kugura amashares mu gihugu cya Ukraine kugira ngo bazacuruza sima barahari, abazacuruza Volvo, bazacuruza imodoka zitwara ibyo kubaka, abazacuruza amabati, abazacuruza ibi barahari. Buranza bakorera ikiganiro kirambuye, nagira ngo mbabwire ngo intambara niwo mushinga wa mbere ku isi wunguka, kandi bitewe nuko wateguye. Niyo mwatsindwa, niyo mwatsinda, ababashoyemo amafaranga n'ubundi barunguka. Niyo mwatsinda, niyo mwatsindwa, ababashoyemo amafaranga cyane cyane niyo mwakoze intambara mu gihugu n'ubundi barunguka. Nkababwira ngo rero ibi bintu byo kuvuga ngo uriya mugabo ikintu agiye gukora, agiye kurapatria, azarapatria imbaraga zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasirikare benshi bazasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafaranga bajyaga babajyanamo azahagarara. Amafaranga ajyaga mu ntambara zo hirya no hino ku isi no bibazo bivangagamo bazabihagarika. N'umuntu nationaliste isanfu de l'empire américain ntacyo bimubwiye kuvuga ngo ubudahangarwa n'ubuhangange bw'ubwami bw'abanyamerika. Icyo ashaka ni ukubaka nation nk'ishyanga ry'abanyamerika. Mwo kumukontaho cyane rero, mwo kumukontaho, nta kidasanzwe azakora. Icyangombwa gikomeye nuko azabasha kugira ibyo ageraho ku bwami bwe nako mu gihugu cye. Abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine ngo bamusengere kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ibyo atazabasha gukora wenda Imana izabigenza, ariko cyane cyane musenge kugira ngo Satani atazateza icyo bita intambara, la guerre civile, cyangwa intambara hagati mu baturage. Naho twebwe ibihugu byo muri Afurika nta nicyo Trump yigeze abivugaho rwose. Hari panafricaniste w'umudamu witwa Nathalie Yambu, sinzi niba mumuzi. Ni panafricaniste cyane ukomeye, ku buryo ari mu panafricaniste Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizi, ku buryo bavuze ko atanagomba ntashobora kubona visa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibyo avuga. Yaravuze ati byiza rwose, nishimiye nuko uyu mugabo witwa Trump ntigeze numva avuga Afurika. Byibura Afurika igiye guhumeka, ariko sizahumeka gute? Izahumeka ari uko nayibonye abayobozi bakunda abaturage babo. Ariko ikibazo gihari nuko abayobozi bagiyeho muri iyi myaka 30 ya nyuma mu bihugu byinshi byo muri Afurika barobanuye n'ubwami bw'umwijima kugira ngo bagurishe abaturage babo, babagurishe buhagazi, babagurishe babazemo ingingo, bagurishe ubutaka bwabo bari bafite nka gakondo, babangaze kugira ngo bashimishe aba mondialiste. Nagira ngo rero two kurangara cyane ibya Trump tubiveho. Ikindi nashaka kuvuga ni ikijyanye n'uku kuntu nyine mbona video ziri gucicikana zivuga ngo Antikristo. Nimba hari ikiremwa, reka mvuge ikiremwa, hari ikiremwa
gitegerejwe kikaba gitegerejwe barakiteguye igihe kirekire muri leta muri Isirayeli ni antikristo cyangwa se mesiya wabo. Twe tumwita antikristo, bo bakamwita mesiya. Ntago bashobora kumukonfunda. Twebwe nubwo dutigiye twiga tumureba ngo azigwa rise ninde, yaba ari uyu, yaba ari Shale, yaba ari Jared Kushner, yaba ari Mpuze uyu nguyu hano hepfo nyine Donald Trump, yaba ari Macron, yaba ari Putin, yaba ari Netanyahu, yaba ari uyu nguyu, yaba ari uyu nguyu. Bo ntabwo iyo confusion bayifite nta namba. Perutse kubona umurabe ukomeye muri ntuze muri Israel bagira abarabe mu rwego rw'igihugu. Umurabe ukomeye mu rwego rw'igihugu avuga ati tumaze iminsi 3 turi mu mishyikirano na mesiya wacu arahari. Ngira ngo mwabonye ko bavugije na shofari, shofari ni ya mpanda bavuza kugira ngo berekane ko mesiya wabo ahari, yahageze, bari kumwambika. Kandi na Arisiberi yasetsa abakristo cyane, aravuga ati mwebwe murantangaza cyane, mumeze nk'abantu bari ku kibuga cy'indege bategereje umuntu batazi uko asa, batazi uko areshya, batazi igihugu aturukamo, batazi iki, batazi namba, nta n'ikintu mufite mwanditse ku mapankarite yanyu, murategereje gusa. Ariko twebwe uwo dutegereje turamuzi, tuzi aho yavutse, tuzi nyina mubyaye, tuzi uko areshya, tuzi uko asa, tuzi ibitaro yavukiyemo, tuzi amashuri yize, tuzi ko yizera, ibintu byose turabizi. Ubwami bw'umwijima antikristo buramuzi. Abayisirayeli baza antikristo cyangwa se mesiya wabo ugiye kuza, niyo mpamvu batajya bamukonfunda na Trump. Nagira ngo mbabwire ko hari igiceri cyasohotse igihe Trump yajyaga ku ngoma bwa mbere, bafata igiceri cyarasohotse nibuze kugikira kuri Samuneri, bamugereranya n'uwo bita Kuro. Igiceri cyarasohotse kiri umutwe wa Trump n'umutwe wa Kuro. Ntabwo Kuro kuri kiriya gihe cye yagereranywa nka mesiya, ahubwo uwo yohereje witwa Nehemiya niwe witwaye nka mesiya, kuko yaraje arubaka kandi yubatse mu bihe bikomeye. Nkuko muri Daniel abangu iyo nzu izubakwa mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye. Umuntu uri buze ndi kubakunda cyane kuko yambasabye ikintu muri kukinkora, ndi kwasa ntimujye muri commentaire munyandikira imirongo y'ibyo ndi kuvuga, abantu bakajya muri commentaire rwose bakanyandikira imirongo rwose birakandyohera, kandi nanjye ndi kubyigiramo cyane. Ijambo ry'Imana bavuga ngo umwigisha n'umwigishwa bagabana. Mujye muri commentaire munyandikire imirongo ibijyanye na Kuro, munyandikire imirongo y'ibijyanye na Nehemiya, munyandikire imirongo muri Daniel ivuga ko bazubake iyo nzu izubakwa mu bihe bigoye, nk'uko Nehemiya yubatse afite inkota mu ntoki, nk'uko ba Nehemiya bubakaga bafite n'inkota mu ntoki. Kuko kuri kubaka ukundi gufite inkota, bari kurwana intambara barimo, zishobora kudahagarara. Nubwo Trump yashyiraho amategeko, zishobora kudahagarara, bagakomeza bakarwana, kuko bagomba gukora iriya Isirayeli ngari. Nababwiye mu gitondo mu kiganiro cya Ise, abantu bumvise ikiganiro cya Ise nagitondo uko ingana, guhera kuri Nili kugeza kuri Frata. Uwo bita ugereranywa nka Kuro, ari we Cyrus cyangwa Silas, sizi ukuntu navuga mu Gifaransa. Ugereranya na Kuro ari we Donald Trump, ashobora kuzatuma uwo bita Nehemiya ariko umeze ari wo twageranya na mesiya wabo, akaza kubaka. Gusa ikizabaho nuko azabatungura, akabatungura amaze kubaka, avuga ati muzi n'ibindi iby'ibitambo mwatambiraga iyo mana yanyu ntacyo bimbwiye, gihe nizera imana y'ibihome, ahubwo ni mu bitambo, ni mu nsenge nk'imana. Bamwizeye nk'umuntu cyangwa se nk'umwami ugereranywa n'umutini, ariko azababera nk'umufatangwe. Reka ngarukiriza aho ngaho rero mbabwire ngo mwebwe ba Kristo mwispecialize cyane kumva ijwi ry'umwungeri. Aho dutegereje ni Yesu ugomba kugaruka. Aba bantu bose nta mucunguzi wacu urimo. Ikindi abigisha mureke gukonfunda abantu, Hari umuntu tujya dukunda kujya impaka buri gihe, nkavuga nti rwose iri jambo ryitwa toujours ntabwo uzi kurikoresha, kuko buri gihe
ikintu niki mu bintu bye bisanzwe byagombye gukoresha uburyo buri particulier usana toujours bisa nkaho utazi kurikoresha. Ndashaka kubabwira ngo amagambo twe kuyakinaho cyane. Niba umuntu avuze ngo igihe azaba yarwanije imigambi yose antikristo, ubwo se urumva byo bintu bishoboka? Murumva bishoboka? Urumva ashobora kugenda akabuza abashinwa gusenga Buddha kandi ko ari umugambi wa antikristo. Ashobora kugenda akabuza abo muri Haiti gusenga voodoo ko ari umugambi wa antikristo. Yagenda akabuza rutanga rw'amaboko gukora akazi kari gukora ko ari umugambi wa antikristo. Yagenda akabuza ibintu byose biri kuba, hari intambara ziri kuba kandi abantu bazirimo bari kuzungukamo cyane. Nababwiye ikibazo cya Ukraine nzagisubiramo mbere ukuntu abantu bagabanyije amashares. Abangaba bakavuga twe tuzacuruza sima, twebwe tuzacuruza amabati, twe tuzacuruza imodoka za Volvo, amakamyo gutwara ibintu, twebwe tuzatanga expertise. Kandi none ikintu mutari muzi nuko muri 2017 Rothschild, umwe mu muryango wa Rothschild, niwe wari umujyanama wa Zelensky mu bya finance. Ubwo urumva nawe uko biba byagenze, baba bari kugenda ibintu byose babyikurura. Ibizi ntambara muri kubona hari igihe Trump atazishobora, kandi ni ibintu byumvikana. W'ikintu ari kwifokalizaho kugira ngo atagira ni igihugu cye, kugira ngo akigarure cyongere cyo kwinyanyagiza, agarure nation ye y'igihugu cye. Ibyo kugira empire americain ntacyo bimubwiye. Niyo mpamvu amafaranga ari yatangaga mu muryango mpuzamahanga amwe azayahagarika, ajya mu ntambara azayahagarika. Ibi byose rero ni ibintu bireba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ari ibintu bireba isi yose. Ni ibintu bireba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ibintu bireba isi yose. Hari ibyo ashaka gukora bikagira impact ku isi yose, ariko ntimumbwire yuko azaza gusenya uruganda rwamaze kubakwa mu Rwanda rwo gukora inkingo za mabaga na gukora inkingo za mabaga n'iza covid. Ntimumbwire yuko azategeka u Rwanda gutanga indemnité ku bantu bamaze bari kwicwa n'izi nkingo, cyangwa se n'abafashwe ku ngufu bakabatera. Ntimumbwire ko azajya muri ntuze mu Bufaransa ngo ababwire mukora ibi ngibi. Ntimumbwire ngo azajya hanga mubabwire mukora ibi ngibi. Hari ikintu mutari muri kwirengagiza. Mwabonye yuko mu gihe abademokrate bari kujya kuva ku ngoma, bari guha uburenganzira, kandi uriya mugabo Zelensky nta kintu ashobora kubihinduraho kuko niwe wamutegeka. Bari guha uburenganzira bwo Zelensky bwo kurasa ibisasu birasa kure cyane, bikarasa i Moscow, bikarasa mu Burusiya. Biriya bintu bisobanura iki? Biriya bintu ni ugusiga bakongeje umuriro kugira ngo Putin bimunanire guhagarika intambara, kuko bari kumusenyera, bari kumwicira. Ni ibintu mugomba kumenya mukabisobanukirwa uko ubwami bw'umwijima bukora. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ni attachez vos trucs, mushumike, mufate ingofero zanyu muzikomeze, parce que le vent va tourner. Mugiye kubona ibyo bita les faux drapeaux, cyangwa se amabendera y'ibinyoma azamuka. Nk'ubu mu bihe byashize muri Leta Zunze Ubumwe, nta n'icyumweru gishize batwika amazu, batwika. Ibyo byose ni ibintu baba baregeye neza, ni ibintu bagenda bakora ku buryo bateza akavuyo ahantu hose. Ntabwo rero uriya mugabo ari Imana, sibyo? Uriya muhungu ntuzi uriya mugabo wundi bari kumwe wundi ngo Elon Musk, nubwo ari umuhanga cyane, abantu benshi batekereza ko ari umuntu wavuye kuri Mars, ari umuntu udasanzwe, ariko Elon Musk ni umuntu ufite bwa bwonko butari nk'ubw'abantu basanzwe. Mu magambo make y'abantu batazi, Elon Musk ni umuntu ufite syndrome ya Asperger. Ya syndrome ya Asperger hari igihe ikubuza kuba sociable, ariko ukagira ubwenge bwo hejuru. Ni kimwe na Facebook n'abandi bahanga bameze gutyo. Ibyo ashobora gukora abantu bashobora kuvuga ngo nibyo avanye kuri Satani cyangwa n'ibiki byose. Reka tubyihorere two kubyinjiramo. Ariko
nongere mbagarure musengera ibihugu byanyu silivupure, mureke gusengera Donald Trump. Abasengera Donald Trump barahari, cyane cyane abanyamerika nibo bagomba kumusengera kurenza twebwe, ko twebwe ashobora no gukora ibyo yakoze muri Amerika ntibigire mu Rwanda, ntibigire muri Congo, ntibigire mu Burundi, ntibigire muri Afrika, cyane cyane kuri South Africa ntacyo bimubwiye ibya Afrika. Ntigeze arabivuga no mu kwiyamamaza ko, ntigeze abivuga n'ijambo ritajya risohoka mu kanwa ke. Urumva nibyo Nataliya yavugaga ati jewe ndishimye kuri mugabo rwose ubwaje ku ngoma, akaba nta numva ari kuvuga Afrika turishimye nibaduha amahoro natwe twikorera ibyacu. Reka ngarukiriza aho ngaho, Imana y'amahoro bamere umugisha. Nongere mbabwire ngo arrêtez de jouer avec des mots, muvuga ibintu avec une certaine logique. Nta muntu ushobora kurwanya ubwami bwa Antikristo ngo imigambi yose ya Antikristo ayirwanye yose ayirangize. Ikindi cya mbere, iyo uri umutegetsi ntabwo Donald Trump yagombaga gufata kujya ku butegetsi avuga ngo nta muntu utari umukirisitu, nk'ibyo nka bya bindi bya Constantin yavuze ngo abantu bose ni mu bakirisitu. Ntabwo ari umudictateur point, umuntu utari umukirisitu ntabwo azagera muri guverinoma yanjye, ntibishoboka. Niyo mpamvu barimo ababuda, abantu barimo abenshi n'abatekinisiye. Hari igihe umuntu aba ari umuhanga, ibindi by'amadini by'abasenga utabyitayeho. Ahantu henshi niko bigenda, ntabwo umuntu ajya ku butegetsi ngo avuge ngo nimba udafite imyizerere nk'iyanjye ntiwinjira muri guverinoma yanjye, ntukoranga. Ibyo rero two kubitindaho, dutekereze cyane nk'abantu bakuru bafite logique isanzwe, itari logique mathématique. Imana y'amahoro ibamere umugisha cyane cyane, kandi mbasabe mwo gukwirakwiza ibi binyamakuru, ibi bintu by'ama video avuga ngo abantu ni ba Antikristo. Ntacyo bivuze, twebwe twispecialize kumva ijwi ry'umwungeri, kuko ubwami bw'umwijima buramuzi, Antikristo wabo buramuzi kandi biri kumutegura neza. Nta nicyo bitubwiye cyane ikigize icyo kitubwiye no kumva ijwi ry'umwungeri. Reka mbasabe muba amahoro, Imana y'amahoro bamera umugisha. Ndabizi ubu ngubu twebwe ni nijoro, tugeze nijoro, abandi buri gucya. Mukomere rero cyane, turi ku rugamba.